Inama umujyana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni umugabo w'umugore n'umwana umwe w'umukobwa. Ndi umukristo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kandi ubugingo bwanjye. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Mbonera umurimo w'Imana ureya Katedrali Pawulo wera Juma. Imana ishimwe ko tugejeje kuri iyi tariki uyu munsi tukiri bazima. Tugeze mu kwezi kwa 12, umwaka ugiye kurangira. Hari umuririmbyi waririmbye ngo none dore umwaka urashize. Imyaka irashize myinshi kuri twebwe, none hindira atashye. Yemwe abakiri bato, yemwe abasaza namwe bakecuru, dushimira Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Kandi twibuka ko n'abatakiriho nabo atari ku bwabo. Haleluya, amen. Iki watanze mwana wa Adamu, cyatumye urindwa bigezaho. Menya kwaru nuwagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Imana ishimwe ko hari ibyo yakoze byinshi muri uyu mwaka. Wenda wahuye n'ibyago, ariko gufitiye inkuru nziza. Ntabwo Imana yababaza umuntu iteka. Kurira kwa hari umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kuba ugejeje uyu mwanya wumva ijambo ry'Imana, ikimenyetso ndashidikanywaho ko Imana ibyara umubabaro yabihindura ibyishimo, hanyuma nawe ukongera kugubwa neza. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro ko impundu zavuga nawe ugashima Imana. Imana iragusezeranya ibyishimo n'umunezero uyu munsi. Humura. Tugiye kuganira ukuntu Yesu akunda ibyiza akanga ibibi. Ni topic ifitanye isano n'intego yacu turi kugenderaho muri uyu mwaka w'itorero nka EAR Diocese ya Byumba. Ivuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi cyiza. Ibyo tuganira byose biraza kuba bigaruka kuri iyi ntego ivuga ko Yesu akunda icyiza akanga ikibi. Turajya tuyigarukaho kuri insanganyamatsiko. Imana idufashe kandi ikomeze dusobanurire byinshi. Umuntu ashobora kwibaza ati mbese ibi Yesu, ibyo Yesu yanga ni ibihe? Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 16, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu mpamvu zikomeye zatumye umukiza wacu Yesu Kristo aza muri iyi si, turi mu bihe byo kuza, turi mu minsi yo kuza, twegereje Noheli, umunsi w'abakristo tuzirikana kuvuka k'umucunguzi wacu Yesu. Ariko turagira ngo twibuke ko impamvu nyamukuru yatumye Yesu aza ari ukugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo abafite imvune zo mu mutima baruhuke. Yesu nicyo kintu cyamuzanye. Ibintu bibi rero ni ibintu bishobora gutuma abantu b'Imana batabona ubugingo, ni ibintu bishobora gutuma abantu b'Imana babona umudendezo. Ibyo byose nibyo Yesu yita ibibi. Yesu yanga ikibi agakunda icyiza. Yesu yaje kugira ngo abavukiye mu miryango iraguza, imiryango iterekera, imiryango isenga ibigirwamana, nabo babona umucyo. Hari imiryango yasaritswe n'ubusinzi, ubusambanyi, ubugome, inzangano, amakimbirane n'ibindi byinshi cyane. Abo bose Yesu yaje ngo babone ubugingo kandi bwiza. Hari n'abandi bihebye, babuze uko bagira, bihebeshejwe n'ibintu bitandukanye.
uburwayi, kubura amahoro, kuba badakunzwe, intambara nyinshi zirabihebesha, bagira ibibazo mu miryango yabo ndetse bagira ibibazo mu buzima. Ariko mu gice twasomewe cya kabiri, Yesu arahamagarira abantu, arabavuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje. Yesu Kristo watwitangiye, ndagira ngo twibuke ko yaje kugira ngo abananiwe, abafite imvune zo mu mutima bongere baruhuke. Yesu yaje gutsikamira ibibi bitsikamira ubwoko bw'Imana. Yesu yaje gutsikamira ibibi, ibyaha, intege nke zose zibangamira ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Nicyo cyazanye Yesu mu gice cya mbere nabwo twasomye. Muhanuzi Yesaya yahanuye byinshi, niwe muhanuzi mukuru, ariko yahanuye cyane kuza kwa Yesu. Avuga ko azaza agakiza abanyabyaha, akaruhura abarushe, abanyabyaha akabaha agakiza bakabona ubugingo. Turagira ngo dutangarize abantu bose ko hari inkuru nziza yuko Yesu aruhura abarushe. Ibibi byose bigiye kubanesha, ntimukemere ko ibibi bibanesha, ahubwo uko mushoboye munesheshe ikibi cyiza kugira ngo mubashe kubona ubugingo bwinshi. Imana itugirire neza. N'umuhanuzi Amosi yarabihanuye mu gice cya 5 umurongo wa 15, aravuga ngo mwange ibibi, mukunde ibyiza, mukomeze imanza zitabera, mucira ku irembo kandi muca imanza zitabera. Uwiteka Imana Nyiringabo izabagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Ni ukuvuga ngo Imana irasaba abantu kureka ibibi bagakora ibyiza, abantu bagaca imanza zitabera. Ni Imana ivugana n'abayobozi, abantu bose bahurira n'abantu bakagira aho bahurira n'ibyerekeye guca imanza. Aba bakora mu nzego bwite za leta, abapolisi, inzego zose za gisirikare, ahantu hose abashinzwe umutekano w'abandi, abashinzwe kuyobora abandi, mu itorero, ahantu hose guca imanza zitabera, kuko imanza zibera ari ibiri Yesu avuga kandi Yesu yanga. Ariko Imana igufashe mwene data uri muri iri teraniro, wowe uteze amatwi radiyo Ishingiro, Imana irakubwira ngo ugomba guca imanza zitabera, ukanga ibibi, ugakunda ibyiza. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 12 umurongo wa 9 yarahageze, aravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira umuryarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Tumere nka Yesu, natwe twange ibibi urunuka. Imana itugirire neza. Mwange ibibi urunuka kandi urukundo rwanyu rwe kugira umuryarya. Yesu arasaba ubwoko bwayo, Yesu arasaba ubwoko bw'Imana, Yesu arasaba abantu bose kugira urukundo kugira ngo bashobore kwanga ibibi urunuka. Ibibi ni ibyaha, ibibi ni ibintu byose bituma abantu b'Imana batagira umudendezo, batabona ubugingo kandi bwinshi. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, tugaruke ku ngaruka zo gukora ibibi, ingaruka z'ibyaha, hanyuma dusenge. Ingaruka zo gukora ibibi turavuga 3 zonyine, hanyuma dusenge. Ingaruka ya mbere yo gukora ibibi ni urupfu. Mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16, iyo usomye aravuga ngo igiti cy'ubugingo umunsi mwakiriyeho muzapfa. Yesu yabwiye Adamu na Eva, abemerera kurya imbuto zose zari mu busitani bwa Edeni, ariko arababwira ngo umunsi mwariye kuri iki giti muzapfa. Iyo umuntu yatandukiriye agakora icyo Imana yamubujije, akigomeka ku Mana, nta kabuza arapfa. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu.
ibyaha byinshi bisatiriza urupfu, ndetse ni byose. Hari igihe abantu batekereza ko hari abo bazi cyangwa nabo ubwabo bakora ibyaha ntibapfe, ariko ndagira ngo mbabwire ko urupfu ruba ruriho. Iyo umuntu apfuye mu bugingo, nta mwana w'ubugingo aba apfuye. Icyakora hari inkuru nziza, ni uko wumvise ijambo ry'Imana akizera Yesu, ababarirwa ibyaha bye. Iyo umuntu yihannye ababarirwa ibyaha bye, hanyuma Yesu yaje Adamu wa kabiri uduhesha ubugingo. Uyu munsi ndagira ngo ntangarize abantu bumva ijambo ry'Imana ko baramutse baretse ibyaha byabo bakizera Yesu, bashobora kubabarirwa, urupfu rukavaho. Natwe Yesu yaradukijije, ubu turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose. Ntacyo tuzatwarwa n'urupfu rwa kabiri, kuko urupfu rwa mbere rwose ntacyo rutwaye. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara. Icyari kuba ikibazo ni urupfu rwo gupfira mu byaha, ariko Yesu yaraducunguye. Imana ishimwe. Urupfu ni ingaruka z'ibyaha no kuba mu bibi. Icya kabiri, iyo umuntu ari mu bibi abura amahoro. Ijambo ry'Imana rirabivuga, umuhanuzi Yesaya yarabyanditse ageze mu gice cya 48, aravuga nta mahoro y'umunyabyaha, ngo niko Uwiteka avuga. Iyo umuntu afite ibyaha aba afite umutima uhagaze. Iyo umuntu afite ibyaha hari n'abihesha amahoro, ariko ndagira ngo batangarize ko nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu ukora nabi ntabwo afite amahoro, kuko ingaruka z'ibibi ziraza zatinda, ariko ingaruka ziraza. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu uri mu bibi, uri mu byaha, ahora umutima umuhagaze. Hari n'igihe anyura ku bantu biganirira ibyabo akavuga ko ari we bari kuvugaho, kubera ko afite umutima nawe umucira urubanza. Burya bene data, abantu b'Imana bose, kuko twese twaturutse kuri Adamu kandi twahumekiwe n'umwuka w'Imana, abantu bagira ubumana. N'abanyabyaha n'abafunze umutwe bakomeje umutima, nabo bazi ko bafite ibyaha, nabo barabizi. Niyo mpamvu muzajya munyura kuri bamwe bagiye gusenga bakababwira ngo mudusengere, ngo twe byanze, bagiye kwinywera inzoga no gusinda no mu bindi byaha, ngo twe byaranze. N'abantu bazi ubwabo ko bari mu kaga kandi nta mahoro bafite. Ingo zirasenyuka, ibibazo byinshi mu Rwanda no hanze yaho. Nta mahoro y'abanyabyaha, abantu baricana, abantu bari mu mirwano. Nta mahoro y'abanyabyaha, ibibi nta mahoro, nta mahoro. Imana itugirire neza. Ikindi zorezaho cyo kirareba abakijijweho bakakira Yesu. Gucika intege, iyo umuntu akoze ibi bakaba mu bibi acika intege, ndetse agatakarizwa icyizere rwose. Niyo yarakijijwe aragwa kubera kuba mu bibi. Mwibuke nimusoma mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 16, murasangamo inkuru z'umugabo Samusoni ari mu bantu batakaje imbaraga. Baramuziritse agira ngo imbaraga ze ziracyahari, kumva Imana yaramuretse. Yikumuye yumva araziritse, yumva nta mbaraga gifite nk'uko byari bisanzwe. Korali cyangwa umuntu ku giti cye, hari igihe korali yikumura. Bene data, hano muri studio turi kumwe na korali, ariko ndagira ngo mbabwire n'andi makorali yose aduteza amatwi. Hari igihe korali igabanya ibihe byo gusenga, hanyuma igasigarana amahirwe yo kujya bikumura. Baba baririmba bagasakuza cyane, bakavuza induru, kumbe umwuka yabonye ko bayoborwa n'umubiri ari igendera. N'abahanzi mu rusengero, abantu babyina bagatumura ivumbi, bakeka ko ahari aribwo Imana yakora ibitangaza cyangwa Imana iri kumurikamo. Ariko nuko iyo umuntu yatakaje umwimerere wo kuba muri Yesu, iyo amasengesho y'umuntu